Yaman, ndashaka gutembereza umujyi wa Ruhango noneho wowe kabisa uri kure cyangwa se mu bindi bice by'igihugu cyacu ukaba utazi Ruhango. Ndashaka kukwereka improvement. Ubu ngubu Ruhango rwose ni umujyi uri kugenda uryoha kwa kundi bavuga ngo Ruhango ikeye nka siroga yacu ewana. Harakeye kabisa wowe utarahatemberera reka mpakwereke. Urebe ibyiza bisigaye bitatse u Rwanda rwacu. Hari umuntu ushobora kuba aheruka mu Ruhango akiri ya mazu ya kera ashaje, akiri ya mihanda y'amabuye cyangwa se y'ibitaka, uze wirebera ukuntu Ruhango isigaye iryoshye kabisa. Ngiye kuguhera ewana aho bita kuri BK cyangwa se kuri sitasiyo hafi ya BK, nkwereke ukuntu ibintu byifashe, nkwereke ukuntu Ruhango isigaye ari uburyohe gusa, ari uburyohe kabisa ku buryo ushobora kuhatembera kandi ukishima. Kuko Ruhango ushobora kuhabona ibintu byiza, harimo amahoteli meza, ibigo byiza by'amashuri, harimo mbese ibikorwa byinshi by'iterambere. U Rwanda ruri kugenda ewana rusirimuka cyane, nako byanagezwe. Aha ngaha rero kuri Katugaruka hafi ndetse n'aho bita kuri Rwanda, ukomeje gato tugera kuri iyi etaje ariyo ikoreramo Koje Bank, urabona gym nziza cyane kubona ukuntu siporo. Hariya rero ubona hirya ni ku maduka mu isoko rwagati, urabona ko ya mihanda bayikuyemo, naho iyi etaje nayo ibamo bank, ni ku maduka. Urabona no gutera ibiti ku mihanda kabisa, ariko ntabwo birajya ku gipimo buriya byiyongere byaba ari byiza kurushaho. Dore noneho ku isoko sasa, urabona ko ku isoko banahanditse Ruhango ikeye. Iyo ukomeje rero sasa tugiye kugera muri gare ya Ruhango iri modern car park. Reba iyo etaje, iyo etaje, iyo niyo gare ya Ruhango modern. Izajya irimo ibintu byose, supermarket, amaduka, ari ahantu mbese washopingira utuntu twose wifuza waba uturutse mu bice bitandukanye. Iyo ugiye imbere gato rero hari ahantu bita kwa Yesu, hajya haza abantu bakoze imana n'abandi bashaka gukira indwara zitandukanye mu mahabonye. Kwa Yesu rero kabisa ni ahantu abantu baza baje gushima Imana, baje gushima ibyo yabakoreye, abarwaye indwara zigakira, abafite ibibazo bigakemuka. Ewana, tekereza ko abantu baturutse ku isi yose bajya baza gusengera hano kwa Yesu. Ruhango rero urumva ko dufite ewana impamvu yo gutera imbere byinshi cyane. Ruhango buriya harimo n'ibindi bikorwa byinshi byakurura abakerarugendo, harimo hoteli wa kabiri, harimo kwa Yesu n'impuhwe, harimo umwari wa Musamo, hariho n'ibindi byinshi cyane. Hari abajya bakunda gusengera bita Kanyarira. Ewana, hari ibintu byinshi cyane ushobora kuza kugura mu Ruhango kandi uzabona na serivisi nziza cyane. Rero ku bantu muri bihugu bitandukanye, ku bantu muri migabane itandukanye, ku bantu muri Rwanda mutarajya mu Ruhango, tubashishikariza kuza gusura Ruhango ikeye kabisa, kugira ngo namwe musobanukirwe ibyiza by'u ndetse no kuhashora imari, kuko ni ahantu ushobora gushora imari ukaba wakunguka. Ubwo rero reka dusoze ikiganiro cyacu hano. Wowe ukunda gutemberana natwe naho gutaha. Ciao ciao.